Ndabasuhuje cyane, hari abantu ejo neretse mayiningi zitandukanye by'umwihariko mbereka iyi ngiyi bita FMC Pay, baracanganyukirwa. FMC Pay ntabwo ari mayiningi, iyi ngiyi ni egisicenja, nimvuga egisicenja urumva nka Binance, wumve nka OKX, wumve za Mexic, Bybit, Bitget, nk'izo zose ni egisicenja. Noneho impamvu dushishikariza umuntu rero iyi FMC Pay, iyi ngiyi irimo amafaranga. Izo zose navuze zindi harimo za Binance n'iki urazifungura ariko ntacyo baguha, ahubwo uratangira ugacuruza cyangwa se mbese ukagura ukanagurisha cryptocurrency. Naho iyi ngiyi bita FMC Pay rero yo nta aho itandukaniye n'izindi, yo ni exchange y'Abanyamerika yaje ije guhangana na Binance, ishobora kuzakora ikayikuramo. Noneho kugira ngo igire abanyamuryango ifite umwihariko wo gutanga bonasi. Reka nze nyinjiremo mbikwereke. Ifite umwihariko wo gutanga bonasi, urabona nk'ubu nyinjiyemo, iyo nkanze hano hasi kuri wallet yanjye hano hasi, nkongera nkakanda hano kuri spot, ndaje nkwereke coin mfitemo. Ni ukuvuga ngo ubwo yatangaga coin zingana n'ibihumbi 2,500, ariko warebaga izo coin ugasanga zifite agaciro k'amadolari, idolari rimwe n'igice. None ubu uyu munsi basigaye batanga coin 1,000 gusa zifite agaciro k'amadolari 2.3. Urumva ko coin yagize agaciro, ni nayo mpamvu wenda bari kugenda bagabanya izo batanga. Hari n'igihe usanga ziri kugenda zishira nyine izo biyemeje kubanza gutanga, ubundi igatangira igakora. Buriya niba muzi BNB ni coin ya Binance, ariko birahenze cyane. Hari igihe dutangira tubabwira ibintu hakiri kare, ukavuga ngo ibi bari kuvuga ni ibiki. Ubu iyi FMC Pay uri kubona ku coin 1,000 zifite agaciro k'amadolari 2, hari igihe nka nyuma y'imyaka 5 wazasanga nazo zifite amadolari amamiliyoni. Uti imyaka 5 ni kera, none se imyaka 5 ntuzaba ukiriho? Ubu ngubu turi kuzibonera ubuntu, niyo mpamvu ushishikariza umuntu uti nyabuneka ibikeho izi coin. Usabwa iki rero? Usabwa kunyura kuri link mba natanze, ugakoresha referral code yanjye, ubundi noneho nkaguha na video ikwereka uko ukora KYC. Iyo ukoze KYC ukayikora neza, nyuma y'iminsi nk'ibiri 3 se bahita baguha igisubizo, bakakubwira nimba KYC wayitsinze cyangwa yanze. Iyo yanze usubiramo. Nkubwije ukuri njye FMC Pay nayikoze inshuro zigera mu 9, mbaza ngo ku nshuro ya 9 rero byagenze bite. Nasanze indangamuntu narayishyiragamo nabi, niho byapfiraga. Iyi indangamuntu uyishyiramo neza ihagaritse nk'uko wabibonye muri video, ntabwo indangamuntu uyishyiramo bisanzwe. Nicyo kintu rwose nicaga, ariko nyuma yaho nakoreye KYC abantu twabashije guhura amaso ku maso nkabafasha KYC, bahitaga bayitsinda ku nshuro ya mbere. Ibi bintu byo kwitondera ni ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, indangamuntu uyishyiremo neza. Niba ugiye gufotora indangamuntu, uyifotora ibona, uyifotora ihagaritse. Nimba ubona uko ino telefone imeze niko n'indangamuntu uzayishyiramo, ugahagarika kuri imeze. Urabona indangamuntu ubundi imeze nka rectangle cyangwa se urukiramende, wowe uyishyiramo ihagaze ku buryo hariya harehare hajyamo hameze nk'uko telefone imeze. Ubwo sindi kubibashushanyiriza, uyishyiramo bimeze, urabona telefone nayo imeze nka rectangle, ni ukuvuga ngo indangamuntu nayo ijyamo kimwe. Uburyo ikoze, uburyo umuzenguruko wayo umeze, niko igendana na telefone uko umuzenguruko wayo imeze. Ni ukuvuga ngo impande ndende ziragendana, nimba uyishyizemo nyine ubwo wabyumvise uyihagarikamo. Nicyo kintu witondere. Iyo uyishyizemo nabi kuri ukayitambika, wapi ntabwo bikunda. Icya kabiri, selfie. Hari aho bakubwira ngo shyiraho selfie y'ifoto yawe, ugomba kumakinga sure ko amatwi abiri agaragara. Hari abantu baba bafite amatwi matoya, biba byiza iyo ushatse nk'udupapuro ugashyira inyuma y'amatwi kugira ngo yeguke, ubundi agaragare ku buryo nawe uri buze gukoresha selfie ukabona amatwi aragaragara. Icya gatatu cyitonderwa, hari abantu baba bafite selfie itabona, bakumva ko kamera y'inyuma ari ibona. Iyo ukoresheje kamera y'inyuma nabwo ntibikunda, kereka selfie. Ni wowe wifata selfie, utazahereza umuntu ngo ngaho mfata ngo kamera y'inyuma, wapi, ni selfie. Si ibintu bitatu. Ibyo iyo ubyitondeye ni ukuvuga ngo uhita usanga KYC ikunze.
Noneho hano rero ubwo uri kumva inyungu irimo ni iyihe? Uba ufunguye exchange igihe cyose nawe wazagura coin ukanazigurisha. Inyungu ya mbere nyamukuru noneho ni uko uba ubonye zino coin 1000. Urabona nk'ubu nkanjye zifite amadolari 3 nyine niko gaciro kazo. Nshobora kuba nahita nzibikuza cyangwa se nkazireka nkazaba nzibikuza zarabaye nyinshi. Ni ikintu ukora nawe ukamera nk'uteye ishyamba ukavuga uti nkoze ikintu reka ntuze nzareba. Ibi birizewe, ugitsinda KYC zino coin baraziguha. By'umwihariko rero iyo ntumiye umuntu agakoresha invitation code cyangwa se referral code yanjye, hari ukuntu nanjye bampa bonus ya coin kubera yuko umuntu yanyinjiriyeho. Ibyo nabyo sinareka kubivuga. Umuntu rero wanyinjiyeho nanjye aranyandikira nkamuha amafaranga 500 iyo amaze gutsinda KYC, kubera ko nanjye hari inyungu mbifitemo. Hari inyungu mbifitemo. Nimba KYC bayitsinze baraguhemba, nanjye ubwanjye nguhembe amafaranga 500 ukimara kuyitsindira, kubera ko hari uburyo watumye nanjye ngira icyo ninjiza. Aho ntabwo nakubeshya rwose. Sasa rero FMC Pay abantu bari kwibaza ngo ni mining. Oya, nayisobanuye. Bitangira bite rero? Video wenda mfite hari igihe usanga bitarimo neza, reka nze nkwereke wenda nko muri WhatsApp hari ukuntu nahaye abantu link. Urabona ubundi unyandikiye mpita nguha kano kantu, aka kantu nakoze. Aha mbere ni ukureba video, aha kabiri ni link. Ino link wahabonye. Aha gatatu ni referral code. Referral code ni imibare. Iyi mibare rwose niyo referral code yanjye kugira ngo nanjye nzaguhe amafaranga 500. Nubwo ari make nyine ariko nanone yagufasha. Noneho video urabanza ukayireba ukareba uko bikorwa. Ariko muri video ntabwo harimo wenda uburyo umuntu yiyandikisha. Urabanza ukiyandikisha bisanzwe. Dore uko biyandikisha, ukanda kuri iyi link. Wihangane gato urebe video neza. Iyo ugikanda kuri link bigenda gutya. Dutegereze. FMC Pay ngo bari kuverifyinga ko turi human, barebe ko uri umuntu utari robo. Urategereza kano kantu ni ukukwereka uko uri bwinjire kuri link. Hari igihe bibacanga ukibaza uko biri bugende. Urabona bahise bavuga ko bibaye successful. Uhita uhingukira ahantu hameze gutya rero, urazamuka bahita bakugeza hano kuri sign up. Rwose sign up niyo account uba ugiye gushyiramo account yawe, ugashyiramo username na akazina wiyita kagufi, email yawe, password, ugasubiramo password. Noneho invitation code iba yanahise yizanamo iyo wanyuze kuri link. Iyo umaze kwiyandikisha gutya rero birangiye, urakonfaminga, ubwo biba birangiye. Hakurikiraho iki? Uhita woza ukajya muri Play Store, Google Play Store nk'ingi. Kanze mbikwereka uko bigenda byose. Ugahita ukanda hano kuri search, ukazamo hano ukandikamo FMC Pay. FMC Pay. Ugahita uyikandaho ngiyi ukayidownloadinga. Ngewe nyine irimo, wowe uzasanga handitseho gutya ariko nge ni iyi ngiyi. Dore ni iyi ngiyi niyo FMC Pay. Ubwo wamaze kwiyandikisha urayidownloadinze. Ukimara kuyidownloadinga rero iba installed, uhita ukanda kuri sign in. Ntabwo ukanda kuri sign up kandi wamaze kwiyandikisha. Ukanda kuri sign in, noneho hagahita hazamo ahantu ushyira email yawe ndetse na ya password. Ubundi noneho wamara kugeramo ugakora KYC. Ubwo urabona dukanze nko kuri open. Nge nsanzwe bifite kugira ngo ukore KYC uza hano, haba hari home, niho bagutungukiriza. Kugira ngo ukore KYC dore uzamuka hano, ahangaha hari akantu kameze nk'umutwe w'umuntu, ukagakandaho gutya. Urabona bahita bakwereka ngo verify, ndetse no kureba ko KYC yakunze ni hano nyura. Urabona nkanjye biri verified. Ahangaha niyo mpamvu mba narabonye amafaranga. Nawe rero ubikore gutyo. Ushobora kwibaza ngo link ndayikura hehe rero? Link ndayiguha muri description ndetse nanayipininge muri comment iri kumwe na referral code. Ariko iyo unyuze kuri referral code, kuri link n'ubundi referral code ihita yijyanamo. Noneho icya kabiri ndashyiraho na nimero ya group ya WhatsApp. Ushobora kwinjira muri group ya WhatsApp, wagira akabazo ka hafi nkagufasha. Ibageze muri group ya WhatsApp nyine uhita umbona nka admin ukanyandikira nkagufasha. Ubundi byagenda neza tukabijyanamo neza. Sawa rero, ubwo mukomeze kugubwa neza. Aya ni amakuru y'ingenzi adakwiye kugucika nimba uri muri iyi nzira ya cryptocurrency muri rusange.